tekereza uramutse uri mu ishyamba rya Amazon uri kugenda buhoro buhoro mu mazi y'igishanga ukanuye amaso umutima utera cyane. Nyuma y'igiti kinini hari ikintu kinini kiri kuva mu mazi gake gake gikururuka kiza kigusanga. Ni inzoka ariko si ibisanzwe, ni igihangange utatekereza cyabayeho mu mateka ya muntu. Umutwe wayo uhagaze nk'umuntu mukuru, amaso ateye ubwoba nk'ay'igisimba cy'intambara, kandi ikaba ishobora kumira ingona yose nk'ifunguro rya kumanywa. Iyi si inkuru y'igihimbano, si sinema, ni ukuri kw'amateka. Izina ryayo ni Titanoboa, inzoka nini kurusha izindi zose zabayeho mu mateka. Murakaza neza misi y'inyamaswa zidasanzwe, turi kuri JD Rwanda. Niba ari ubwa mbere uhageze kanda subscribe n'akazogira, dukomeze dusura ibindi binyabuzima bitangaje. Mu mwaka wa 2009 abashakashatsi bari mu bucukuzi bw'amabuye y'inkara mu gace ka Sierra Leone muri Colombia nibwo babonye ibisigazwa biteye ubwoba, amagufwa manini y'inzoka atarigeze aboneka mu mateka. Bari bayobowe na Jonathan Bloch, impuguke mu binyabuzima byo mu gihe cya kera, hamwe na Carlos Jaramillo, umuhanga mu bimera bya kera. Batangaje ko ibisigazwa byabonetse ari iby'inzoka yashoboraga kuba ifite uburebure bwa metero 14 cyangwa 15, ingana n'imodoka 3 za Land Cruiser zifatanye, ni ukuvuga mu burebure. Titanoboa yapimaga ibiro birenga 1135, ni ukuvuga hafi toni 1.5, kandi ubugari bw'umubyimba wayo bushobora kuba bwarageze kuri metero 1. Umutwe wayo warutaga cyane uw'ingona, kandi ibyinyo byayo byari byiza mu gufata amafi no kuyamira yose. Ugereranije n'inzoka nini yo muri iki gihe ariyo Anaconda, Titanoboa yayirushaga uburebure inshuro zigera kuri 2, kandi yayirushaga imbaraga no gukura. Ijisho rya Titanoboa ryanganaga na kamera nini yo muri iki gihe, ryari rifite umurambararo uri hagati ya santimetero 1.5 na santimetero 2.5. Ntabwo ryari rinini cyane ugereranije n'umutwe wayo, ariko ryari rifite ubushobozi bwo kureba neza mu mwijima, cyane cyane mu mazi yijimye ya tropike. Tropike ni aka karere kazwiho kugira ikirere gishyushye kandi gifite ubushyuhe buhoraho, kikaba kirimo ibihugu byinshi byo muri Afurika, Aziya, Amerika y'Epfo n'ibindi. Inzoka yari ifite ubushobozi bwo kureba nijoro nk'inzoka nyinshi zo muri iki gihe, ariko ikagira umwihariko wo kwishingikiriza ubundi buryo bwo kumva. Yumvaga ibinyeganyega n'impinduka z'urusaku cyangwa ubushyuhe mu mazi, uburyo yashoboraga kumenya aho ifi ihagaze nubwo yaba iri kure cyane. Uburyo yumvaga ntabwo byari ukumvisha ugutwi nk'umuntu, ahubwo yifashishaga ibice by'umubiri wayo bifata imiraba iva mu butaka no mu mazi nk'uko za Anaconda zibigenza. Ibi byatumaga Titanoboa yumva cyane, ndetse ikabasha kumenya aho igikoko gihumekera cyangwa gihagaze nubwo yaba itakibonye n'ijisho ryayo. Kuri Titanoboa, urusaku ruto mu mazi rwari ruhagije kwimenya aho umuhigo uherereye. Ibyo byatumaga ihiga ituje, igasatira gahoro gahoro kugeza igihe yegereye inyamaswa, maze igahita yifata yitunguye. Inzoka y'igitangaza yabayeho mu gihe cya Paleocene, nyuma gato y'igihe dinosaure zazimiriye. Ni ukuvuga ko ubu hashize imyaka miliyoni 58 cyangwa 60. Icyo gihe isi yari ifite ubushyuhe buri hejuru cyane, ni nacyo cyatumye inzoka ishobora gukura kugera kuri uru rugero, kuko inzoka zikenera ubushyuhe bwo hejuru ngo zibeho neza. Nubwo benshi bakekaga ko Titanoboa ari ishyano ryo mu butaka, ubushakashatsi bwimbitse bwagaragaje ko yiberaga mu mazi nka Anaconda, igafata amafi manini n'andi matungo mato. Ifite amenyo atarakomeye cyane, bigatuma badatekereza ko yamiraga inyamaswa nk'ingona. Kenshi ibiryo byayo byari amafi menshi, nk'uko bigaragara mu ishusho y'imitsi y'urwasaya rwayo. None si inzoka y'igitangaza Titanoboa iza kuba ikiriho yashoboraga kugenda ite? Yaba ifite umuvuduko ungana gute? Se yari guhiga izindi nzoka nka Anaconda cyangwa yakaba yari yiziyoboye? Kubera ubwo buremere n'uburebure bwayo bwa metero 14 kugeza kuri 15, ntiyashoboraga kugenda vuba mu ishyamba. Ubutaka yashoboraga kugendera ku muvuduko wa kilometero 1 mu isaha gusa, cyangwa se wenda yakabya ikagendera ku muvuduko wa kilometero 2 gusa mu isaha. Ariko mu mazi, aho niho Titanoboa yatsindiraga. Nubwo atari iyo nzoka yihuta cyane, yabashaga kwiyuburura no koga neza cyane, igashobora kugera ku muvuduko wa kilometero 5 kugeza kuri kilometero 8 mu isaha.
ndetse igashobora no kugenda yihuta cyane kurushaho ikageza ku muvuduko wa kilometero 16 mu isaha igihe yabaga ikurikirana umuhigo. Tuyigereranyije na anaconda yo muri iki gihe, anaconda yo ni umuhigi mwiza cyane mu mazi, ifite uburebure bwa metero 6 kugeza ku 9, ariko ntiyagera ku buremere bwa titanoboa kuko igira ibiro 100 gusa kugeza ku biro 250. Ariko anaconda irihuta, irihisha, ikagira amayeri menshi, ifata ingona nto ndetse n'impyisi iyo ziza kunywa amazi, mu gihe titanoboa yo yiriraga amafi manini nk'aho yari umurobyi wa kera mu isura y'igihangange. Mu magambo make, anaconda ni umuhigi wihigira bucece, ariko iyo zihurira muri uru rugendo rwo kurwana ku mibereho yazo, anaconda yagira ubuhanga, ariko titanoboa igatsinda kubera ingufu z'umubiri wayo. Kandi nubwo anaconda ariyo ikiri ku isi uyu munsi, titanoboa ihorana icyubahiro nk'inzoka nini kandi iteye ubwoba kurusha izindi zose zabayeho. Iyo yageraga ku kinyabuzima nta mahirwe cyagiraga, kabone n'iyo cyabaga gifite imbaraga zingana gute. Mu gihe cya kera ubushyuhe bw'isi bwaragabanutse nyuma y'icyo gihe cya Paleocene, bwavuye kuri dogere Celsius 34 bujya munsi ya dogere Celsius 25. Kubera ko rero inzoka ari cold blooded, zidashobora kwigenera ubushyuhe bw'umubiri, titanoboa ntiyashoboye gukomeza kubaho. Ubushyuhe bwaragabanutse, ibiryo birahinduka, amazi agenda akama, byose bituma iyi nzoka izimira burundu ku isi. Ese haba hari ahantu ikiri? Abahanga benshi bavuga ko bidashoboka, kuko inzoka nk'iyi yakagombye kuba yarasize ibimenyetso byinshi, ariko kandi ishyamba rya Amazone nta birimo birasobanuka neza. Buri mwaka hagaragaramo amoko mashya y'inyamaswa, bityo nubwo bigoye kubyemeza, ntitwabura kuvuga ko bishoboka ko hari amabanga akomeye tutaramenya, nk'uko ushobora gusanga hakiri inzoka nk'iyi ikiriho muri iri shyamba rya Amazone. Ibimenyetso bya siyansi bivuga ko niba ubushyuhe bw'isi bukomeje kwiyongera bitewe n'imihindagurikire y'ikirere, hashobora kuvuka ibisimba binini mu myaka iri imbere. Kuko ubushyuhe bwo hambere bwatumye titanoboa ibaho, ejo hazaza hashobora kuzagaragaramo ibisimba bisa cyangwa binayirusha kuba igihangange. Titanoboa si inkuru yo gutera ubwoba gusa, ni n'igihamya cy'uko isi yigeze kuba y'ibitangaza birenze ibitekerezo bya muntu. Ikaba nibutsa uburyo isi ihinduka ndetse n'uburyo twakomeza kwigira ku byabaye ngo tumenye n'ibishobora kuzabaho mu gihe kizaza. Ese uramutse uyibonye uyu munsi, waba witeguye guhura nayo? Iyi nkuru ya anaconda twakoze nayo kuri JD Rwanda, waryoherwa no kuyireba. Naho ubutaha ibiganiro byacu nakagaruka. Gusa niba bwari ubwa mbere ubanye natwe, ntibagirwe gukora subscribe. Ciao.